Mbahaye ikaze mwebwe mukuru cyane ino YouTube channel yanyu Peace Finance Official mubwira ngo kanda subscribe ubundi dukomeze mwumva amakuru agiye agezweho. Rero tumbabwiye ngo twagarutse kuri wa mugabo Kasuku cyangwa se uzwi nka Skizo ubwo yagiranaga ikibazo n'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame ubwo bamuhaga last warning cyangwa se amabwiriza y'ibyo agomba kugenderaho ubwo akomeza kugenda avuga cyangwa se atuka amwe mu bagize uruhare rwo gukora genocide mu 1994 akagenda avugira igihugu cy'u Rwanda ariko ashyiramo ikintu kitwa ibitutsi yahawe gasopo ya nyuma ari nayo tugiye gusobanura uyu munsi niwe tugiye kuganiraho ndetse turaza gusimbukira muri Congo n'abarwanyi ba M23 bagenzi 7 bamaze kwicwa FDLR nayo harimo 4 barwanye na M23 bagakorwamo nabo bagapfa ubwo FARDC yibasiraga M23 isanze abarwanyi 7 aho bari kumwera inzoga ikabarasa ubwo batangagwa n'abaturage babo. Aya makuru nayo tugiye kuyarambura yose n'ucikwe n'ukurewe no nugende utarangije ino video icyo ngubya no kanda subscribe kuri YouTube channel yanyu musazwe mumenyereye igenda ibagezaho amakuru yose uko agenda acicikana ku isi hose mu Rwanda, Afrika, Aziya ndetse n'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika hose tugenda tuzenguruka tubabwira amakuru yose uko bimeze no kanda subscribe kanda hirya kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona amakuru, like na comment uko byumva, share kuri video kuri inshuti zawe cyangwa se kubandi bantu niba ino video wayikunze. Nakusindiye ni kakanya nyine tugiye kurambura amakuru mu buryo burambuye ubashe gusobanukirwa. Ubwo rero uyu mugabo Kasuku yajyaga ku rubuga rwe rwa Instagram ndetse na Twitter yiwe X cyangwa se twakwita X yasimbuye Twitter ubwo yagendaga aganiriza abantu benshi cyane bakomeza kugenda bamukurikirana ku mbuga ziwe ubwo yabikoraga live ndetse akabishaho na post mu buryo bwanditse yavugaga ngo no mugabo Kasuku yibasiye nyine abakoze genocide cyangwa se abakomeza kugenda bangiza umutekano w'u Rwanda ariko ashyiramo ibitutsi bitari byiza bitashimishije bamwe mu Banyarwanda cyangwa se mu babonye izi nkuru harimo n'umusaza wacu ubwo yavugaga ngo abantu mukomeza kugenda muvugira igihugu cy'u Rwanda ni byiza kandi namwe muri Abanyarwanda ni byiza ariko ibintu mukora mushiyemo discipline ku buryo n'ubibonye byose abona ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa se Abanyarwanda muri rusange usibye kuba bakunda igihugu cyabo bakaba banagipfira bakomeza kugenda bakivuganira ariko ibyo bakora byose haba harimo na discipline cyangwa se icyo nakwita muri make gukurikiza inzira ya demokrasi muri make cyangwa se kutabangamira ikindi kiremwa cyangwa se undi muntu aho ari hose. Ubwo nyakubahwa yagarukaga kuri n'umugabo Kasuku anavuga n'abandi bameze nkawe bakomeza kugenda bavugira igihugu cy'u Rwanda bagaragaza ko batishimiye. Reka dusubire inyuma cyangwa se tugaruke mu nkuru ziri inyuma tugaruke kuri Congo ndetse n'igihugu cy'u Burundi byakomeje kugenda bishinja igihugu cy'u Rwanda bimwe mu makosa igihugu cy'u Rwanda kitanakoze ahubwo ari kugira ngo bakomeze bagende bahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda mu buryo bwabo bashinja igihugu cy'u Rwanda bimwe mu bintu bitakoze kugira ngo bumvikanishe cyangwa se babwire isi ko igihugu cy'u Rwanda aricyo gikomeje kugenda giteza umutekano muke muri ibihugu byombi haba Congo cyangwa se Burundi. Ubwo Burundi bukomeje kugenda bushinja igihugu cy'u Rwanda nta no gusubira inyuma nta no kwisubiraho ko u Rwanda rwo rutera inkunga ritabara umutwe umwanzi w'igihugu cyane gikomeye umwanzi w'igihugu cy'u Burundi ndetse umutwe urwanya ubuyobozi buriho cyangwa se ishyaka ririho leta itabara rero bivuze ko ikomeje kuba ngo nyine yangwa gutangwa n'igihugu cy'u Rwanda bivuze ko rero ngo igihugu cy'u Rwanda nta mubano gishaka hagati yacyo ndetse n'u Burundi. Byavuzwe ko rero mu gihe rero ngo u Rwanda rutarisubiraho ngo rube rwatanga abarwanyi ngo nta kintu u Burundi ruzigera bufasha u Rwanda cyane cyane nko kuba bwagira undi mubano ukomeye cyangwa se umubano hagati y'ibihugu byombi uzongera kuzamwo kubera ko ngo hazaba arimo kwikunda uburyarya ubugome ndetse no kwifuza igihugu cy'u Burundi ibibi gusa kuko u Rwanda ariko rucumbikiye nyine ngo umutwe kandi umutwe ukaba utesha Burundi umutwe isaha n'isaha wakongera kuba wakwataka igihugu cy'u Burundi nkuko perezida w'u Burundi yakomeje kugenda abigarukaho yagiye avuga ko ngabarwanyi bari gitabara ngo bashobora kuba bari gutegura intambara cyangwa se kwatakwa igihugu cy'u Burundi kugira ngo bahirike ubutegetsi buriho. Ngakaba rero mpamvu ngasaba Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ko yamufasha none ngo
akaba yamuha abarwanyi bakabihanirwa n'amategeko bakurikije n'ibyaha bakoze ubwo bicaga abarundi mu mwaka wa 2015 ubwo bashakaga guhirika ubutegetsi bwari buriho murabika igihe Burundi bwari buri intambara abarundi bamwe bagiye bahungira mu Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mu Burayi ndetse no muri Afrika. U Rwanda rero bavuga ko ngabo bahungiye mu Rwanda aribo bari kwita indwanyi za Red-Tabara cyangwa se abari mu mutwe wa Red-Tabara, ngaho u Rwanda rukomeje kugenda rubaha intwaro ibyo kurya rubatiza n'igihugu ndetse rubaha n'amafaranga kugira ngo bazateshe umutwe igihugu cy'u Burundi, kugira ngo u Rwanda nyine rugumye ku mwanya wa mbere mu bihugu biyoboye kandi ari no rushigikiye iyo mitwe yose y'iterabwoba. Ubwo uno muyobozi yavugaga aya magambo yarengejeho ko u Rwanda nyuma yo gucumbikira Red-Tabara ngo kugira ngo byangize umutekano w'igihugu cy'u Burundi, ngashaka kubafata ngo abagire nka M23 yohereje muri Congo ikajya gutesha umutwe Congo ikagumya yataka Congo, kandi Congo ikabibizi neza ko M23 ari abanyarwanda cyangwa se ari mu gisirikare cy'u Rwanda bakomeje kugenda bataka M23 nyine mu buryo bugiye butandukanye. Nongeye kuguha ikaze muri cya kiganiro cya Rwanda Trend cyangwa se Out Trends, ibintu birimo biragenda bitradinga urabizi ko mpita mbikugezaho ako kanya mu kanya nk'ako guhumbya. Yes, mbanazengurutse isi yose ndeba mu bihugu byose nsoma mu binyamakuru byose kugira ngo murebere inkuru y'uwo munsi cyangwa se inkuru iraza kukunezeza. Uyu munsi rero ni wa musore wanyu nyine Dr Nsabe musanzwe mukunda muri rusange muri comedy cyangwa se mu ruganda rwa cinema, nabazaniye noneho ku gashya yakoze kuba yakwikura inzu ya $185 aho bita Igisozi, akariho iyo nzu iteretse. Urumva ko ari ibintu byiza. Dr Nsabe rero ikintu tugiye kurebaho ni ukuntu iyo nzu yagize igitekerezo cyo kuyigura cyangwa se iyo nzu uburyo yayibonyemo n'uburyo yinjijemo ayo mafaranga angana gutyo y'akayabo nkaho yo ngayo ku buryo agura inzu nta credit afashe kandi amaze igihe gitoya muri sinema, kuko bivuga ko ayo mafaranga yakuye muri sinema, kuko Dr Nsabe nta kandi kazagira usibye gukina sinema no kuba yumvikana mu nyinamico wenda no gukora comedy real life, ntabwo ariko bidahoraho. Nibyo tugiye kurebera hamwe muri rusange. Dr Nsabe kuva yatangira gukora sinema muri mwaka wa 2022 numva amaze imyaka irenga 2 amaze kwinjiza amafaranga niki. Mba nabikusanyije byose kugira ngo nyine mbikubwire bikugereho ari amakuru anonose cyangwa se yizewe. Ngo haye ikaze. Natinze cyane Dr Nsabe cyangwa se Nsabimana w'imyaka 26 y'amavuko, akaba yavukiye ahantu bita mu mujyi wa Musanze. Kuba ababyeyi bombi umugore n'umugabo babanaga bari bateye igikumwe mu bavandimwe 5, akaba ari umwana wa kabiri iwabo. Dr Nsabe watangiye gukina comedy mu mwaka wa 2020 ariko aza kumenyekana mu mwaka wa 2022 ubwo yagaragaraga ku Irebero TV kuri YouTube channel y'abanyamusanze cyangwa se ipromotinga impano z'Imusanze. Ngayo nguko rero Dr Nsabe yaje gukomeza gukina comedy akora ama short videos amwe namwe mwagiye muyumva munayareba, ndetse munamukundira style ikuntu avuga ukuntu yambara, bisa nkaho icyo kintu cyatumye Dr Nsabe yibasira imitima y'abantu benshi. Ngayo nguko Dr Nsabe rero yagize gutya, reka tuhite tujya ukuntu yinjije amafaranga ku buryo abona amafaranga ko yagura inzu ya $85 mu mujyi wa Kigali. Ni ibintu bikorwa n'abantu bake ndetse no mu mastar bamwe na bamwe usanga byarakoze ubugabo bugasibuti cyane ko n'aba Bruce Melody bagikodesha, bayago bagikodesha, ba Christophe bagikodesha, ba King James afite inzu yiwe, Tom Close afite yiwe, ba Bulldog bafite yawo, Riderman afite yiwe. Ariko usanga bamwe mu bahanzi benshi ba Platinum, ba Green Boys yose, Urban Boys yose, bamwe bayirimbagamo harimo Safi Madiba Nizoka Boss,
mwana usanga bagikodesha. Impamvu bamvuze gutyo ni ukugira mbanze ngumvishe ko harimo abantu baba baratangiye ino showbiz kera, ariko mu byo bakora bidafite icyo byabamariye habe na gato, ahubwo usibye kwinezeza, kurongora abagore beza ndetse no kunywa inzoga, ahubwo batabasha kubyaza umusaruro inyungu baba bakuye mu bikorwa baba bakora cyangwa se baba bagaragariza abanyarwanda umunsi ku wundi. Dr Nsabi mu mwaka wa 2022 ubwo yakoraga ku Irebero TV yahembwaga amafaranga 700,000 bya buri kwezi yakoraga muri sinema. Dr Nsabi urumva yakoraga kwa yafite imigabane muri ya Irebero TV, avuga ko yinjizaga amafaranga 700,000 ndetse aho yakurikiranwa na wa musaza bakibakorana. Okay, bijiyo bija nawe wahembwaga amafaranga 500,000 bya buri kwezi. Dr Nsabi ni 700,000 bya buri kwezi uko yabaga yakoze videos. Bivuga ko muri ya mwaka bitewe n'ibindi biraka Dr Nsabi yagiye abona yinjemo mu mwaka wa 2022 yinjemo amafaranga miliyoni 16 n'amafaranga 451. None 16 n'amafaranga 451. Umva amafaranga menshi cyane ubwo ni 16,400 na rimwe y'amadolari. Washyira mu Nyarwanda nyine akavunja ayo mafaranga ari 16,451. Mwaka 2023 ari nawo tuvuyemo nibwo yinjije akayabo k'amafaranga menshi cyane. Dr Nsabi gisanze muri Kiramani, yisanga muri sinema zigiye zitandukanye kuri YouTube channel yiwe yifitiye ama interviews, amakuru yagiye atanga, ama stage yagiye yakira. Nibyo nakubwira ngo afite n'ibindi agenda akora kwisanga mu nyine mico. Dr Nsabi ku mushahara we avuga ko yinjizaga miliyoni zirenze 7 buri kwezi mani. Nta mafaranga menshi. Muri mwaka 2023 rero na gatatu tuvuyemo, Dr Nsabi ubuhamya bwe yitangiye yavuze ko yinjijemo miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Amafaranga miliyoni 104 mani. Amafaranga y'u Rwanda ayo yakuye muri sinema, ayo yakuye mu nyinamisho, ayo yakuye mu mashowbiz atandukanye cyangwa se andi ma companies agiye atandukanye yakoreshaga Dr Nsabi. Avuga ko akarike cyangwa se yegeranyije umufungo yinjijemo ari miliyoni 104 z'amafaranga y'u Rwanda. Ubwo ni 104 by'amadolari bayavunja mu Rwanda nyine akaza ni miliyoni 104 zinarengaho, ariko we niko yabitangaje. Urumva na mwaka wa 2024 noneho ni watangiye nyine ahita asombamo millions. Umbwira ngo rero nuko nguko aba yinjija amafaranga agiye atandukanye. Ubwo nawe ushaka kugira ngo umenye n'ibindi bintu by'abasitari benshi ni subscribe. Ciao ciao.